Yes, hanyuma murareba yuko twageze muri Pi browser. Buri muntu wese naza gufungura araza gutungukira ahangaha. Hanyuma rero icyo dusabwa ni ukugira ngo dukurikirane kugira ngo tuze kureba ese ni irihe soko ryiteguye gukoresha GCV hano muri ecosystem ya Pi network. Yes, Pioneers namwe bakunzi ba Pi Mining TV ndabasuhuje kuri uyu munsi ngira ngo tuganire ku nkuru nziza cyane, ku nkuru twese twari dukeneye, ku nkuru dukwiriye kwishimira turi benshi. Uyu munsi nakoze ubushakashatsi nsanga hari umunsi umwe wonyine umupayona azabyukira mu bintu by'ibyishimo abandi babyuke bari kurira. Iyi nkuru ngiye kubabwira mwese murayisanga muri Pi browser ya Pi network. Iyi ni inkuru noneho iri official, ni inkuru yanditse, ni inkuru nawe uri buze kugenda ukirebera nujya muri Pi browser ya Pi network. Ndagira ngo rero tugendane twese muri iki kiganiro kugira ngo nawe uze kumenya icyo usabwa muri akamnya ndetse n'icyo ugomba gukora kugira ngo nawe uze kwisanga muri abantu bazabyuka basanga bari mu byishimo. Icyo usabwa ni ukwirinda kugira ngo nawe uzatungurwe no kuba uri mu gihe cy'umubabaro gusa. Kugira ngo rero tuze kugendana nawe uze kubahiriza aya mategeko, ni uko tuza kugendana muri iyi video yose ukaza kuyirangiza. Ntuze kwibeshya ngo wihutishe kuko uraza gusimbuka, urasimba update iza kuyobora muri iyo update. Yes, mbahaye ikaze. Rero mushyashya kuri uyu muyoboro, reka mbanze mubwire ngo urisanga hano twakira abashyitsi kandi tukabaha n'impamba mu byo turya. Kugira ngo rero nawe ubigerweho cyangwa tuzaye dusangira ku mpamba yo kuri Pi Mining TV, nuko uri buze kubahiriza iri tegeko ngiye kubwira. Kuba uri buze ukanda subscribe, hanyuma warangiza ugakanda ku nzogera, biraza kuguha amahirwe yo kuzajya usangira natwe ku mpamba ya Pi Mining TV. Nibuka kubwira namwe mwamaze gukanda subscribe, mujye mwibuka gukanda like, musharinge bagenzi bacu, hanyuma musige na comment hano hasi hangaha. Yes, bahaye ikaze. Update rero nifuje kubasangiza kuri uyu mugoroba wo ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Ni update nziza cyane, update iri muri Pi browser, aho igiciro cya GCV cyabaye official. Nubwo kitaratangira kugaragara, ariko soko amwe namwe yatangiye kutwereka yuko afite ubushake bwo gukoresha GCV. Ibi rero turabisanga muri ariya masoko dufite muri ecosystem ya Pi network, aho amwe yatangiye kulistinga atwereka yuko agiye gukoresha GCV. Niyo mpamvu nabatangiye mbabwira ngo bamwe mu bapayona bazabyukira mu byishimo, abandi babyukire mu marira n'agahinda. Aha rero ku bantu tuza kugendana, ndaza kubayobora kugira ngo namwe muze kureba. Ndabizi ko hari abantu bemera uko babonye. Ndaje mbayobore kugira ngo buri muntu wese aze kwijyana muri iyo Pi browser, kugira ngo nawe ujye muri ecosystem wirebere iyo update dufite itwereka yuko igiciro cya GCV hari amasoko yatangiye kugira gute kucyubahiriza. GCV rero, GCV nkuko benshi cyane bakomeje bayifuza, nkuko yabaye icyifuzo cy'abapayona, GCV iri hafi kandi amasoko amwe namwe yatangiye kwemeza iki giciro, aho ujya ku gicuruzwa ugasanga kiriho igiciro cya GCV. Ibi rero turabisanga mu masoko amwe namwe, ntabwo ari amasoko yose yamaze kulistinga kiriya giciro, ahubwo turagisanga mu masoko amwe namwe. Yes, rero ni amahirwe meza, ni amahirwe abapayona twese dukwiriye kwishimira, kuko biraza gutuma noneho
na ba bandi bari bamacika intege bongera kugaruka mu mushinga kugira ngo twongere tugire imbaraga zo gukurikirana iyi Pi Network. Ndagira ngo rero mbwire mwebwe mutigeze mutezuka kuri uyu mushinga, mbabwira ngo aya ni amahirwe abagarutse muri mwebwe. Ni amahirwe tuba dukwiriye kongera kwishimira kugira ngo natwe twongere kugarura umutima w'urukundo rwa Pi Network. Hano ndagira ngo mbabwire ngo ubu ngubu isoko ryamaze kurisinga riratubwira yuko ubu ngubu wagura imodoka yawe ukishyura 0.30 ya Pi. Ahangaha nuza kubishyira mu mafaranga y'amanyarwanda biraza gufata mu mamiliyoni arenga menshi cyane, kuko tuzagukarikira kuri kino giciro cya GCV tugasanga dufite 0.30 bya Pi, biraza gufata amafaranga menshi cyane y'amanyarwanda, biraza kurenga amamiliyoni hafi 20. Birumvikana rero ni inkuru nziza, ni inkuru abantu twese dukwiriye kwishimira, kuko niba GCV hari amasoko amwe namwe yatangiye gutekereza gukoresha icyo giciro, byaba ari iby'ingenzi, byaba ari amahirwe meza cyane, kandi yaba ari intumbero nziza cyane ku bapayona. Aha rero turaza kwinjirana muri ecosystem ya Pi Network. Turaza kwinjirana muri ecosystem ya Pi Network kugira ngo ngende mbereka amasoko yakamaze kurisinga iki giciro cya Pi. Hanyuma rero icyo musabwa nta kindi ni ukurikira step by step kugira ngo nawe uze kumenya isoko ryamaze kurisinga ndetse n'icyizere cy'aya masoko uko gihagaze. Yes, dukurikire rero iyi update kugira ngo nawe ubashe kumenya uko kino giciro gihagaze muri ecosystem ya Pi Network. Yes, hanyuma murareba yuko twageze muri Pi browser. Buri muntu wese naza gufungura araza gutungukira ahangaha. Hanyuma rero icyo dusabwa ni ukugira ngo dukurikirane kugira ngo tuze kureba ese ni irihe soko ryiteguye gukoresha GCV hano muri ecosystem ya Pi Network. Ndagira ngo tugendane step by step, hanyuma nawe uze kumenya ngo isoko ryiteguye gukoresha GCV ejo cyangwa ejo bundi tuzabyuka byanditse amateka niri. Kurikira hano. Okay? Hanyuma nkuko bisanzwe turaza tumanuke hano ahangaha kuri ahangaha hano hasi handitse ngo Pi Apps. Handitse Pi Apps ahangaha, hanyuma nurangiza uhafungure. Okay? Nurangiza kuhafungura uraza gutungukira ahangaha. Tegezaho gato yabanza hafunguke kugira ngo urebe ahantu ugiye guhita utungukira. Okay? Urategezaho gatoya. Yes, murareba hano dufite options zitandukanye. Dufite highest stocked, tukagira mainnet apps, tukagira service ndetse na apps studio. Hanyuma twebwe turinyura ahangaha kuri mainnet ahangaha, kuri apps ya mainnet iyi ngiyi. Okay? Hanyuma turangiza turayifungura. Dutegereze. Turategerezaho gatoya, hanyuma murareba yuko yama apps atandukanye ngaya yaje. Twebwe tukeneye isoko ryiteguye gukoresha ryiteguye gukoresha GCV. Okay, ni irihe soko ryiteguye gukoresha GCV? Guys, mwaribonye? Ngiri. Guys, ngiri rya twaribonye. Ngiri GPM, Global Pi Maps. Byiza cyane. Buri muntu wese niyinjira muri iri soko, nkuko twagiye turibona ahantu hatandukanye, haba muri Fiesta Form, yaba ma publicity agenda atandukanye, irino soko ni isoko ryiteguye gukoresha GCV. Abantu mwese murabe maso yuko igiciro cya GCV kiraje. Hanyuma rero nuko video yaba ndende, hano harimo amasoko atandukanye yiteguye gukoresha GCV. Ayo masoko yose rero tuzagenda tuyaganiraho, hanyuma nawe ubashe kumenya uko uhagaze
muri Pi Network. Okay, twagiye. Reka dufungure ino soko buri muntu wese twinjiremo maze urebe. Okay? Turafungura isoko ryacu. Reka dufungure isoko ryacu. Hanyuma muri aya ko rimaze ku staking Pi menshi cyane. Ariko ikiganiro cya staking twarakibonye ntabwo twongera tukigarukaho. Okay? Hanyuma twebwe turashaka kureba ngo ese ni gute cyangwa ni hehe tubirebera, ese ni gute GPM giye gukoresha GCV. Kanda hano hejuru handitse ngo Open Apps. Yes, twagiye hafungure. Turahafungura twongeye dukande hano kuri Open Apps. Dutegerezeho gatoya. Turategerezeho gatoya isoko ryacu rifunguke. Yes guys, twagiye. Narababwiye ngo Pi Network ntago ari ikintu, bavandimwe banje, ntago ari isoko wakwisukira uko wishakiye. Ya. Okay, reka dukuremo kano kantu gatoya. Aha, reka dukuremo kano kantu gatoya, reka duclosinge. Yes, twageze mu isoko. Guys, reka ngire gutya kugira ngo nawe uharebe neza. Murareba rero harimo ibintu bitandukanye, harimo ibicuruzwa bitandukanye. Hano rero ushobora kugura igiciro cyawe ku buryo butandukanye. Murareba harimo ibiciro byinshi cyane, harimo ibintu byinshi cyane wagura hano muri GPM aho wakoresha Pi Network. Yes. Aha rero ndagira ngo buri muntu wese abashe kugira gute kumenya noneho ese ko twari tuje kureba uko rino soko yiteguye gukoresha GCV bimeze gute, bitwereke. Nicyo kintu rero kinzanye aha ngaha kugira ngo nawe umenye kuntu GPM igiye gukoresha GCV. Andika hano hejuru handitse search. Andikamo GCV. GCV. Yes. Hanyuma searchinga. Okay, searchinga hano maze urebe ibicuruzwa byiteguye. Yes, ngibi byahageze. Guys, ndababwiye yuko igihe cyose ibintu uzabyuka byahinduye isura. Hanyuma rero murareba aha ngaha bavuze ngo reba hano kuri iyi modoka hano hejuru aha ngaha. Aha. Urayireba ino modoka? Ese uri kuyibona? Iyi modoka urayishyura ku giciro cyawe cya GCV, aho wishyura 0.30 bya Pi. Urumva ukuntu batubwiye, soma neza witonze cyangwa usomere. Batubwiye ngo selling for furniture car anti GCV value pressure or not. Okay, reka tuyikandeho kugira ngo bigaragare neza. Koraho nawe niba wahageze. Hanyuma reka tuzamure gatoya urebe nawe. Car is selling at GCV. Iyi modoka igurishwa ku giciro cya GCV. Yes. Hano urishyura 0.30 bya Pi, aho bingana n'aya madolari aha ngaha. Reba hano ku igiciro cya GCV. Igiciro cya GCV ni amadolari 314,159. Kibi hano urabyirebera. Hano rero urishyura 0.30 baguhereze imodoka nziza nk'iyi ngiyi. Muri kuyibona? Iyi modoka nziza. Dore. Okay, dore imodoka nziza cyane, nawe wakwishyura amadolari Pi 0.30 ugatahana imodoka nziza. Yes, dore ngiyi. Hanyuma rero ba pioneers nabwiye yuko arejo bundi ushobora kuzazinduka ugasanga ibintu byahinduye isura muri Pi Network. Okay, ibi byose ni ibicuruzwa wakwishyura kuri GCV. Muri kubireba hano hose, dore zose ni imodoka, dore telefone wakwishyura 0.10. Ibi byose rero ni ibicuruzwa byiza cyane. Ndagira ngo namwe mukomeze mube maso, muri uyu mushinga wa Pi Network. Okay, ba pioneers rero nagira ngo mbatembereze, ndagira ngo buri muntu wese ashira impungenge, hanyuma mbabwira ngo ba maso muri uyu mushinga kuko ni umushinga utoroshye, ni umushinga uri mutegura ibyawo kandi gake. Gerageza rero ube maso nturangare kuko GCV
iri hafi kandi bugufiya kandi ni wowe igiye kuzira. Yes, ndabashimiye rero, tubane mu biganiro bitandukanye bya Pi Network, mbabwira ngo tugerageze dukore ibyo dusabwa kuko ejo niyo ngoma. Bye bye.